Mu Bwongereza umugabo ukunda bikabije abashinzwe kuzimya inkongi z'umuriro yahanishijwe n'urukiko gufungwa imyaka 2 nyuma yuko rero yiyemereye ko yitwikiye inzu ku bushake akabikora inshuro 2 zitandukanye mu ijoro rimwe agamije rero kureba uko abashinzwe kuzimya inkongi bitwara mu bikorwa byo kuzimya inzu ye. Uwo mugabo w'imyaka 26 rero yitwa James Brown atuye ahitwa Northumberland akaba rero afatwa nk'umuntu ukunda abashinzwe kuzimya inkongi z'umuriro ku rwego rukabije ku buryo byatumye yisanga yakoze icyaha gihanwa n'amategeko aho mu Bwongereza rero ni mu gihe yitwikiye inzu ye ubwe kugira ngo abashinzwe kuzimya inkongi baziwe agira umwanya munini wo kubareba akanabitegereza kuko bimunezeza. Uwo musore ngo yasobanuye ko mu byifuzo bye akiri muto yifuzaga kuzakora uwo mwuga wo kuzimya inkongi z'umuriro ariko ntibyamukundira noneho akajya ahora ahamagara iryo shami ry'abashinzwe kuzimya inkongi kuri telefone kandi nta kibazo cy'inkongi abonye, ariko ngo aza kumva ibyo bidahagije ahitamo kwitwikira inzu kugira ngo ahuruze abo bashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro baze abone uko abareba muri ako kazi kabo akunda cyane bidasanzwe, abone uko abareba abitegereza imbona nkubone. Tariki ya 9 Mata 2025 ishami rishinzwe iby'inkongi ryoherejwe ahitwa muri 11th Avenue angani i Washington kuzimya inkongi y'umuriro. Hanyuma rero byavugwaga ko yatewe n'ibibazo by'amashanyarazi nyuma ifata utubati n'ibitanda byo mu nzu. Abo bashinzwe kuzimya inkongi rero baje basanga koko ifitanye isano n'amashanyarazi barayacomokora rwose iya nkongi yabasha kwicogoza baragizimya. Hashize iminota mike cyane, iminota 90 gusa, uwo mugabo witwa Brown yongeye guhamagara abo bashinzwe kuzimya inkongi avuga ko rero havutse indi nkongi. Abo bashinzwe kuzimya inkongi rero bahise bagaruka bihuta. Bahageze rero ibintu byo mu nzu byamaze gufatwa n'inkongi ariko bahita babaza uwo mugabo igiteye iyo nkongi ya kabiri ababwira ko n'ubundi itewe n'amashanyarazi, ariko rero abo bashinzwe kuzimya inkongi bavuga ko bitumvikana ukuntu inkongi yaba itewe n'amashanyarazi kandi bari bayacomokoye. Ibi rwose byarabacanze ngo mu gihe bazimyaga inkongi ya mbere bari bayacomoye. Ibyo bituma batangira gutekereza ko iyo nkongi yatangiwe n'umuntu abikoze ku bushake. Inyandiko z'urukiko zerekana ko James Brown yarimo afata amashusho abo bashinzwe kuzimya inkongi barimo bazimya umuriro bihuta, ariko rero bigaragara ko Brown yaratuje kandi yishimye kuba abo bashinzwe kuzimya inkongi bari ku nzu ye. Nyuma rero barebye mu makuru yabitswe bihita rero bigaragaza ko uwo mugabo yahamagaye abashinzwe kuzimya inkongi inshuro 80 mu mezi 12 gusa mbere yo kwitwikira inzu ubwe. Mu rukiko Brown nawe ubwe yiyemereye ko ari ubwe wateje izo nkongi zombi kubera ko akunda kubareba kandi ko ibyo yabikoze yirengagije ko hari ubuzima bw'abantu arimo ashyira mu kaga. Umucamanza Robert Adams rero waburanishije urwo rubanza rwa James Brown yagize ati bigaragara ko ukunda guhamagara cyane abashinzwe kuzimya inkongi z'umuriro kurusha uko ukunda guteza inkongi z'umuriro. Ubu watumye hakoreshwa ingengo y'imari nyinshi cyane kandi y'ipfabusa y'ishami rero rishinzwe kurwanya inkongi kandi iyo nkongi ari weho wayiteje. Ikindi kandi iyo ngengo y'imari yari kuzakoreshwa mu gutabara ubuzima bw'abandi bantu bari mu kaga. Nizere ko hari isomo wakuyemo mu byo wakoze. Ikinyamakuru rero Audit Central cyatangaje ko James Brown yahanishijwe igihano cyo gufungwa amezi 8 yose gisubitswe rero mu myaka 2 akiyongeraho n'amasaha 150 y'imirimo simbura gifungo adahembwa
guhemberwa n'umushahara na muto, kandi rero akaba yarabujijwe kuzongera guhamagara abashinzwe kuzimya inkongi z'umuriro guhera igihe yatabwaga muri yombi. Ngayo nguko rero umugabo wikundira cyane kureba abashinzwe kuzimya inkongi z'umuriro, rwose ati reka nizimirize inzu nze kureba rero bari kuzimya inzu yanjye uko biza kuba byifashe, nze kubabona live nanjye mbahamagare mbibonere live, mbafotoze telefone yanjye niguriye ayanjye. Rwose baje bihuta, ahita akuramo agakegeshwa ka telefone yiwe atangira gufata amafoto, ati ngeze ku byishimo. Kirazira rero kikaziririzwa guhuruza inzego z'umutekano cyangwa se urundi rwego urwo ari rwo rwose mu gihe nta cyabaye n'icyaha gihanwa n'amategeko. Ikindi kandi kwangiza umutungo nk'ubwo ubona ari uwawe, uriya mutungo si uwawe, ni igikorwa cy'igihugu. Kuba wubatse inzu nibyo wayubatse, ariko gerageza uyirinde, kuko mu gihe uyitwitsa hari byinshi wangirizamo, bityo amafaranga yaragenywe kuzatunga umuryango wawe ukongera kuyakoresha uri kongera kubisana. Ari nabyo usanga rero byashyize ubuzima bw'abagize famiye mu byago, aho usanga rero baje guhura n'ikibazo cy'inzara n'ibindi bigiye bitandukanye. Abantu nk'abo rero niba hari ahantu bazigerageza ubatangire amakuru hakiri kare, babashe kuba baganirizwa, kuko biba ari ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Babasha kubaha aba psychologist babifitiye ububasha, babifitiye ubushobozi, bakaba babaganiriza bakabakuramo iyo myumvire. Reka rero mwifurize kugira ibihe byiza, nyagasana akomeza abane nawe. Iyi ngiyi ni Mura TV rero ubu ukurikiye 5 kuri 5, twagarutse rero ngo tubagezeho amakuru agiye atandukanye. Ndabizi mwe mumaze igihe kinini mudukumbuye, akakamubwire ngo kuri ubu ngubu Mura TV hafi yawe, Mura TV muri kumwe ibihe byose. Turaje turahari ngo tubagezeho byinshi cyane bishobora kuba byakubaka. Ndabakunda cyane nk'ibisanzwe rero, nkuko mwamaze kumenyera, ni Gift Mura.